mwana musani. Okay. Ibi ngibi erega kuba umuhanzi ni ikintu kimwe no kumenya ibintu Shwari bro. indaya Shwari. maga indaya Ukiri gute? Ibwo bwa mbere ngiye live rega byantonze. Ijugwamo birakora ni wabara abantu bawe. Nanjye ntabwo mbikora kenshi simbisobanukiwe simbishoboye. Ariko birakora ntago ari bibi. None se ni iki gipyagarasa? Igitaramo cyo kwitariki ya mbere. iki gipyagara. Ya tariki igomba kuba nicara hejuru nanjye rwose ndi hejuru cyane. Ubona Kevin kadafite show. Sibyo? I have my own concert for the first time. Ku itariki 31 tuzava iwanjye tujya iwawe tu. Kabisa. Ubwo muri afite show nawe. Kade. Abasabwo tuvuge ko wirengagije utabizi. Afite n'ingoma Ndakumena yawe iri imbere y'aba Bruce. Ugize ngo iki? Ya Kade nabo ni 31st. Nabonye. Okay, 31st. Okay, Kadongo mbere ko noneho ugira icyo ubwira Bruce Melody no kujya kumushyigikira twagiye tugire kuri show yawe ya 31st. Nge rero mfite concert yanjye ya mbere mu mateka bwa mbere nishinguye ndihanyagura ndayikora. Nubwo byabayeho bimeze nk'ibitunguye abafana banjye ariko nagomba gusoza umwaka nyine mu mihigo nari mfite ko ari gukora igitaramo cyanjye cya mbere ku nshuro ya mbere kikaba kizabera hari ahabereye ICI KCC roundabout hari abarasira umwaka. So mu busanzwe n'ubundi abahuzuye abapepure turi kurasa umwaka ariko kuri ino nshuro nagize igitekerezo cyo kubona hashyira nyine concert nyine yo kwinjoyinga umwaka mushyashya. Nzaba mfite abahanzi benshi, mfitemo Alikiba, mfitemo Riderman, Bulldog, abahanzi ba Danje gusa ndatumira abantu banjye bose rero kuzahaza. Uzaba hahibe. Yeah, you already know. Ndagukubita aka invitation ahubwo igisaza. Nyome nzaza kabisa gushyikira kandi courage uri mu mirimo neza. Oya se kandi uzaba ndapfuye. Nukuvuga ngo urahabaye Melody. N'umuhungu wacu rega ni Kade. Ndi bucura. Melody uyu mujene wamwakiye gute cyangwa mwamwakiriye mute ku bantu batabonye icyo gitaramo ngiki gitaramo Alikiba muri Tanzania. Kade ngo bisobanuye Kadete ariko sinzi bamwe rero gisemo Kadenese. Ariko Okay, niba ndi kureba neza iki gitaramo aba bahanzi bazaba bari muri icyo gitaramo Melody ko muhiye. Ntabwo twashya dufite abakunzi benshi b'umuziki w'Imana. Kureba neza hano. Ndabonamo Rutijo Were, nkabonamo Bwiza, nkabonamo Riderman. Nanjye ngomba kucyatendinga. None se ubu uratekereza ko kucyatendinga bizatuma nta performinga neza kuri ku munsi kurikiyeho? Abakunzi benshi sana muzaze dushyigikire Kade nimutubyuke tunakomereze ku ya mbere muri arena. Nta munaniro mwinshi urimo ni show muri show. Okay. Kade iki gitaramo abashaka amatike yagurirwa ko iminsi yagiye. Ndabona uyu munsi bagurire ya Bruce Melody nyine nanjye yanjye ku ruhande ibihari. Ugize guki? No, tubwire. Aho bagurira Bruce arabatana hasobanukiwe muhatubwirire rimwe tuhamenye ni hehe? Ni kuri ticket wayibonaho ariko ngiye no ku muryango wayibona uhageze. Ni kuri ticket. Namene kuri ticket. By the way naga code karahari bashaka kuyiguraho so nibintu bya mani mu Rwanda dufite miliyoni zigera kuri miliyoni hafi 13. So abahantu 10,000 bigomba kuzura kwa Bruce nanjye 30 bikuzura ko ngiye bahanjye hagiye 30. So uravuze ngo byanga bikunda agomba kuzura. Oya ni nk'itegeko rega turi benshi kandi twese dukunda umuziki. Twarakoze uyu mwaka men subizi. Okay Kade nyuma yuko ndashaka kugira ngo numve nyuma yuko mbere yuko ugenda cyangwa nkurekura ngo ugende ndekura legend your daddy mu muziki. Urimo kunyumva papa wawe mu muziki ubyango bubyemere papa wawe mu muziki nyuma yuko ahuye oya nago tunga n'igisaza ndaragufanaga ubwo se twangana gute uzacike ku muco wo kumvana Kade uzakomereza oya nago nabicikaho uwo muco se nawucikaho nkajya hehe igisaza ariko baze mu gitaramo cya Kade Godfather winshajisha. Okay nubwo tutangana mu ruta ariko narone sinaba navuze mu muziki navuze mu bikorwa gusaza ndabitinyerega buriya ngiye kumundeba uko ninya gusaza kubi
Yego. So Melody mbere yuko nkubaza ikibazo kuri Kevin Kade waje akaza ameze nk'icyorezo cya kirabiranya yamaze intoki zo mu rwerere akaza ahitana ibyo asanze abantu akabaniga n'inkarabo yaje asanga nabo yazanye nabo bose akabazirikira ahantu akahabasiga. Ndashaka kugira ngo umfashe umbwire wakiriye uyu mujene gute mu bajene benshi wakiriye Kevin Kade wamwakiriye gute mu muziki? Buri umuntu akora cyane. Yego. Iyo umuntu akora cyane biragoye kumuzitira. Mwene magambo ni munyakazi. Agakora ibyo yize Kade yize ku Nyundo man. Wow. Abonye muri vuga ngo yashatse kuva mu muziki kira n'icyemezo kibi niko kwiyahura. Ariko ubundi ni umukozi ni umuhanga nta hantu abantu bazamucikira. Urumva Kade ibintu arimo gukora nibyo ubundi umuhanzi yagakwiye kubakora. Gushyira imbaraga mu byawe ukabikunda ukanabyizera. Sizima abahanzi ba hano ubona bose bameze nk'abari gusaba imbabazi. Je ibintu nkora mbizi neza urumva. Umuhanzi ngiye gusohora indirimbo ngiye kuyipromotinga ndi umuhanzi mfite igitaramo ngiye guperforminga. Ibyo bintu nta muntu wundi wabivuga neza nkanjye nta muntu n'umwe wabisobanura. Ibyo rero byo Kade yakoze ngiye namwakiriye nk'umuntu waje azi icyo ashaka. Yego. Kandi ugomba guhindura byinshi urabona ko nyine ibintu birahinduka ntabwo umusana kiri umuntu ujya mu rugo akaryama akitsimba abantu noneho nabamwitsimba nabo akarakara. Kuva yuko avuga no kuba nko kwita joining ino live nyine nabyo birakwereka ko umuntu ari mu bintu bye kandi arabyizeye. Rero Kade courage kabisa komeza ufatireho ibintu byose bizemera ewana. Aho utagera naho udashaka. Oya ngende ngakorera ntago ndetse kurekura. Uragenda ngiye mfite courage nyinshi kandi ngewe ibintu ubu ngubu nibwo bitangije ariko tugomba gutangira no kujya turya ku mafaranga ya konseri kuko abatari ibyo ngibyo nta kintu twazagiraho vuba. Humura bizemera. Gucika intege. Nshaka kujya ngakaba kari agatariki ka 3 n'imwe nkajyamo. Ndakuza Kade. Okay. Abantu bamwe bakavuga ndashaka kwa Kade mbere yuko niki uvuga kuri iki gitaramo Melody agiye guhuriramo na The Ben. Iki gitaramo wacyakiriye gute kubona abakuru bawe bagira igitekerezo nk'iki kandi bikaba bigiye gukora bagahuriza imbaraga hamwe bakaba bagiye gushimisha abanyarwanda? Wabyakiriye gute bwana Kade? Ngiye ndi gukunda ukuntu show busy iri kuryoha by the way. N'abasaza bajimije indirimbo zacu ibintu byose byangiritse. Ariko we know that those guys are big kandi ikintu cyose ubu kimatabinga na amafaranga tu. Rero Bruce ni umuhanzi wujuje arena, Ben ni umuhanzi wujuje arena, so ntago ari kuvuga ko ari uko batinye ko bayuzuza nyine umwe ku giti cye. Ahubwo ni uguhuza imbaraga nkuko nanjye nshobora gufatikanya no tunganya imbaraga tukaba twakora ibintu bya Dani. So ni byiza kabisa. Bivuze ngo mu bintu byabashimishije nk'abahanzi iki gitaramo turabashyigikiye cyane kubera ko uzi impamvu se ngiye nararyohewe noneho muri la press conference nyine bro. You made it man. Ninde ukwanditsa gafraposi gisaza. Bamufitiye urukundo dore bamugejeje ku 2020 ndapfuye. Hano babatanga n'igiceri warange nza nivugira amagambo ko ndi umunyamakuru. Kade baramuhamagaye mukupe Kade. Kade mbere ahangaha urabona uti ufite ikirenge cyo kuzatera ikirenge mu cyaba bagabo ariko ugashinjwa ko warasuzuguye igitsina gore cyo mu Rwanda ngo ugakunda n'umukobwa wo mu Tanzania abandi bose ukabatera umugongo. Abakobwa b'abanyarwanda bakaba gufitiye umujinya wo murandura nzuzi. Bamukunze bari hese ngo nabo mbihere. Afite umuko bari ngo nabo mbihere kubimana kubi none se twabirukaho dushaka. Ugize ngo iki? Uravuze ngo makwepa ni bari makwe ntuza uramukobwa by the way uramukobwa byakomeje kujujurwa. Icyakubwira uriya mukobwa vana abantu mu rujijo. Uriya mukobwa twatekereje ko amukoresheje mu ndirimbo bite birangiriye aho. Uriya mukobwa murakundana cyangwa no gusapotinga bisanzwe? Ni umukunzi wawe bimeze biti? Oya ntago dukundana arakundwa. Uretse gato uravuze ntago dukundana arakundwa bishatse gusobanura arakunditse muri make. Okay muri relationship. Oya ngende singa utaneranya n'akanyarwanda umukobwa mwiza uri hano wese nge nduwe uyu nguyu ujoininze Vikaso nawe ni mwiza cyane. Ndakumerera nabi hanyuma
bivuze ngo uyu mukobwa za abantu bakomeje kubaza muri comment za muri ya concert. azaza se oye uriya mugore uri kuvuga nanjye ngo umugore wanjye uriya mukobwa witwa Makwabe yaravuze baramubajije ku gihenga ariko se uriya mwana ngajya agira uko abigenza ngo yango ni muto ndamuruta ariko ye uburetse gato yagukoreye ibyo ntuza yagukoreye ibyo Miss Vanessa yakoreye Derrick wo muri iriya jambo yakoresheje n'ibyo nanjye namusubiye Godfather uribuka DiCaprio ari kugira ngo n'umuco nabikora umva mureke njyewe ngende kabisa akazi k'abandi nakishe kandi ndazinduka. Melody ndagushimiye ariko mbere yo kugenda se ntabwo waba ufite gahunda yo gukorana n'uyu musore ukomeje kugira umuvuduko Kade nta projet mwaba mudufite muri babiri ko ntekereza ko byaba ari akasamutwe ntabwo turahura neza ngo tubipanga ariko Kade yigeze kuza home ari no gukorana n'umuji umwe gutya ntabwo twabonye umwanya wo kuganira. Ikibazo ni inkorana na Bruce nzaba nsigaje ndemwe muretse gato mushaka nkora ibintu byose nta bidanje ibintu bizagenda neza ahubwo ndashaka gushimira abantu bose batu blessinze hano abo twabanye uyu munsi nizere ko abazabishobora muzitabira igitaramo ndabakunda byatari Godfather thank you so much Kade asante sana Didiman narishizemo kudidimanga kabisa ariko yadidimangaga yaramenetse amenyo barayahomye banaze kudidimanga mwana ntabyo. Melody thank you God bless you thank you big man urakoze cyane thank you for your time kandi uvanyeho urujijo ibintu bigenze neza urakoze cyane Melody bye. Aha twihuta umva Kade ngwino Kade vayo